Taya beautiful wishes mini contraire do taya tari wirizini mini asire kandi Imana ivuganye nanjye ngo dore nigihe abantu bagiye guhanagurwa amarira ku maso ariko ngo aya marira bagiye guhanagurwa ku maso nukuri ubwo buriganya bumaze igihe bukugeraho Imana ije kuburangiza. Haleluya. Imana ivuganye nawe wa mukobwa we ngo dore nigihe kigeze umaze igihe upfushije ubukwe inshuro enye niko Imana ivuganye nanjye inshuro enye upfusha ubukwe yambwiye ngo bene abo bantu bameze bacu barimo bashaka iterambere ry'umwuka bakarizamurana n'iry'umubiri 2024 Imana igiye kubazamura kandi Imana igiye kubazamura. Imana yambwiye ngo igiye kubazamura ngo kuko 2024 ni umwaka uzakoreramo umwuka wera cyane, ni umwaka umwuka wera azaba afite imbaraga mu bantu be, ni umwaka ikintu bita ikinyoma kuri iyi mihanda munyuraho, kuri izi social media muriho, handi kwa ya macano abantu bagiye bayababariraho. Umva ijambo Uwiteka yambwiye ngo abantu bagiye baza bashaka gukira, abandi bagakurikirana cano runaka bakeneye kumva ibihumuriza imitima yabo, bakeneye kumva icyo Imana ibashaka, bakeneye kumva ese baratubwira ngo twihane, ese nirihe jambo ryahumuriza umutima wanjye agambire kwigirira nabi, ariko ngo akahagera hasanga amatiko, akahagera hasanga ibintu binyuranye nibyo yarakeneye. Imana yambwiye ngo ije gukora isaka. Iri saka rero forode ntago ziba ku mipaka gusa, forode ziri no kwino mihanda ya social media. Imana yambwiye ngo igiye gukora isaka muri iyi social media. Hazasigara umuntu wavuganye n'Imana. Niba waravuganye n'Imana by'ukuri ugatera kamera Imana yavuganye nawe, ni igihe cyo gukora Imana ikakuzamura. Nigihe cyo gukora Imana irekera ibyo warugambiriye ntago ari byo. Imana ikurinze kwiyahura, Imana ikurinze kwiyambura ubuzima, kuko Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo nigihe uburozi wari ugiye kuburutswa, kuko Imana ije gukora operation mu mubiri wawe. Imana ije gukora ikintu kidasanzwe. Umaze igihe wiringiye inshuti, inshuti zirakwanga, inshuti zikugirira nabi, nizo zakugambaniye, inshuti nizo zakwirukanishije mwako kazi. Yewe abo witaga ko ari abavandimwe nta numwe ukikwitayeho, ariko Imana ivuganye nanjye ngo yakuye uburozi mwizi mboga, aba bana b'abahanuzi bakabasha kurya kuko bari bafite inzara. Imana ikuye uburozi mu byawe. Kandi Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo dore ishobora gusubira ku mashiga, iyi nkono yasubira ku mashiga ikaba nzima. Amen. Ntabwo kuba ibintu byarapfuye ibikuyeho umugambi w'Imana. Kuba umaze igihe yarabivuganye nawe bitemera ntibikuyeho ko bitazemera, ahubwo umva ikintu Imana ishaka kuri wowe. Irashaka ko utaka ukaboroga, ngo abantu b'Imana bamaze kubaruririza imboga ngo barataka baraboroga, ngo bahamagara ngo Elisa, ngo baravuga ngo muntu w'Imana we mu nkono harimo uburozi. Imana idufasha cyane. Imana irashaka kutaka, Imana irashaka kuyihamagara. Umaze igihe uyihamagara, umaze igihe uyibwira ngo byaranze, umaze igihe uyibwira ngo ku kazi baranyirukanye, umaze igihe uyibwira ngo batanze igihe cyo guteza cyamunara, umaze igihe ubwira Imana ngo noneho nje ndabona ibi byangombwa byarabuze. Ntago ari Imana yavuganye nanjye ngo nje hanze, ntago ari yambwiye ngo nje muri Amerika, ntago ari yambwiye ngo nje mu Bufaransa. Ahari abahanuzi bahanuye iby'amarangamutima yabo. Taya zimini yasadrere taya binifo ne wiristaya bini wirisika. Ariko nyiribihe we kubera ko ari wowe abakobwa gusa, nabonye abasore bagumiwe ukagira imyaka 40 uwumva nta n'igitekerezo cyo kubaka urugo ufite. Uko nako nukugumirwa, harabaceceyemo umutanga. Imana ije gukuramo uwo mutanga. Nanone kandi Imana irimo irambwira ngo dore umaze igihe waragiye mu gihugu cya Canada, ngo kandi wagiye uvuganye n'Imana ngo ari kumva uko byagenze, wabuze ibyangombwa nabugiye ngo nubu urakifata nk'umuntu w'impunzi, uraho ku gasozi nta adresse ufite, uribaza ngo mbese ngaruke mu gihugu cyangwa singaruke. Imana irambwiye ngo nukuri uwo mutanga Imana iziye kukura. Uzi ko wahagurutse ariko ugahaguruka bacekeyemo umutanga, uzi ko wahagurutse ariko ugahaguruka inshuti ziguherekeje na babandi wabivuganye nabo bacekeyemo umutanga, bavuga ngo aragiye ariko ntazaturuta. Ariko umva icyo Imana ivuganye nawe. Imana ivuganye nawe ngo nigihe Imana iguhaye ibyo byangombwa, kandi nigihe Imana iguhaye adresse, kuko ubu ngubu ntayo ufite. Abantu bagufata nk'uri hanze, bagufata nk'umuntu wahiriwe, ariko we ngo amarira akumereye nabi, urara wifungiranye ukirirwa Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV,
Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye, ari abari hanze y'u Rwanda, ari abari mu Rwanda, mwese tubifurije gukomeza kugira impagarike n'ubugingo cyangwa n'ubuzima, kandi mukomeze kumera neza. Wowe ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, urwaye cyangwa se wahuye n'umuntu akakubwira nabi, ya magambo menshi agaruka mu mutwe wawe atuma ukomereka bya buri munsi, nkuzaniye inkuru ikubwira ngo nturi wenyine kandi ukomere, ejo hawe ni heza, Imana irahafite. Kandi ubutumwa ngufitiye nuko ibyari imisozi Imana igiye kubihindura amataba. Ariko kandi ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uwakurijije ukazamunyuraho uri kuririmba, kandi uwagukomerekeje ukazamunyuraho ukomeye. Uwakugiriye nabi ukazamunyuraho weho ufite ineza isaga, ndetse ukagirira neza we ndetse unamuhereyeho. Rero turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi, turi kumwe n'umuhanuzi ufite amaso y'umwuka, areba kure, akorana n'Imana mu buryo budasanzwe. Mu mwanya muraza kumwumva. Tubahaye ikaze rero, kugira ngo ntatinda mu magambo. Ndagira ngo rero wowe ufunga iki kiganiro ukore subscribe, ndetse unagisharinge n'abandi, ndetse abari ku mugabane w'Uburayi, abari hirya no hino, mwese aya makuru aje kano kanya namwe muyakurikire, araza kubabera kandi ababere neza. Dufite umudamu mwiza hano uberewe kandi ufite n'Imana. Ngaho suhuza rero abantu badukurikiye. Yesu nashimwe, ndabashuje mu izina rya Yesu. Ya muri bande rero? Yego murakoze, nitwa Nyiranzabamwita Joseline, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umutware n'abana 4. Ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR. Itorero nteraniramo ni uri umukirisitu? Yego ndi umukristo. Utinye kurivuga kugira ngo atakwaka rekomandasiyo? Oya, Irembo Ryera twaka rekomandasiyo kandi wayiduhaye, ahubwo nuko wanze kubivuga. Niba ari ngombwa cyane? Ntago ari ngombwa cyane, kuko kenshi na kenshi ntago ari ngombwa ko nababwira iyo duturuka, kuko ahangaha ni ivugabutumwa tugiye gukora ni irya buri wese ugiye kuryumva. Ashobora kuba ari umuyehova, ashobora kuba ari umuntu uwo ari we wese, ahubwo uri intumwa y'Imana. Amen. Uri intumwa y'Imana. Harya nabwiye ko wambaye neza? Murakoze cyane. Umeze neza, wambaye neza, wanabyiteguye. Mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, iyo bavuze imboni y'umuhanuzi wumva iki? Numva ijisho ry'Imana rikorera mu bantu bayo. Yego. Ukagarukiraho? Oya, ntabwo ngarukira aho ngaho. Imboni y'umuhanuzi ni ijisho Imana ikoreramo ikareba ibihishwe, kandi imboni y'umuhanuzi nanone ni ijisho ribasha kurebera abandi. Yego. Ese watangiye guhanura ryari? Bimaze igihe, sinzi niba ari ubuhamya byaba ari birebire. Turacyaganira ko mu kanya ndaje nguha umwanya ugire, ahubwo no kugira ngo abantu bumve Joseline. Ese yafashwe n'umwuka w'erejo none arahanuye, cyangwa usanzwe uhanura? Byaje bite kuva ryari? Yego, ndi umuhanuzi ubimazemo igihe, ariko ibintu by'Imana ntago bimenyerwa. Yego, ntago bimenyerwa, ariko guhera mfite imyaka 6 nari umuhanuzi ku musozi w'aho mvuka, banyita Karosi, ku mpamvu z'uko nahanuraga mu buryo bw'inzozi. Nkarota, nkaba narota iby'umudugudu n'umurenge, abantu bose bakaza kumva indoto z'uwo mwana. Yego, nyuma rero nza kuzura umwuka wera nkuhawe n'Imana, mbimazemo igihe rero. Abantu rero bagira iyo mpano ni abantu bavuka mu Gishoma, mu Bigutu, mu Nyakabwembe, Nyakabuye, Shagasha, Ishangi, aho hose, za Rwahi, za Kirabyo, aho hose niho abantu bafite amateka. Ubwo rero dushatse guhita twumva ko uri umwe muri aho ngaho. Yego. Kagana ntago wabyibeshye. Yesu abaho umugisha. Yego, ni Shangi cyangwa se Mukoma. Yego, rwose waba umwuka wera w'igitugu. Yego, ni Mukoma, ururembo rwacu n'urwa Gihundwe, itorero rya Mukoma. Yego, niho mvuka. Ubu niho uvuka. Yego. Barandahiye ngo ubuhanuzi mwabwose mu mashereka.
yego cyane ngo kandi ntago bigombera guhumiriza umuntu wahita avuga ati zopre ati wi yego twagira imana umugisha cyane twagira imana umugisha ibana natwe iratugabira yego yego ni impano nziza cyane ni impano ifasha abantu ifasha itorero igafasha n'igihugu guhanura nta muntu utabyifuza yego nta muntu utabyifuza ariko kandi nta n'umuntu wabyigira ngo abikore kuko abikunze abikora kuko abihawe n'Imana yego rero mbere yuko twinjira kugira ngo utuganirize icyo Imana yagutumye yagushyize ku mutima turagira ngo banze udusengera Imana hanyuma ukomeze na gahunda. Mana mu izina rya Yesu turagushimye ni wewe wera nayindi Mana yera nkawe turaguhimbaje izina ryawe nirihabwa icyubahiro tugushimiye ko we wari ubizi muri gahunda y'ijuru wari ubizi ko uyu munsi nzaba ndi ku irembo ryera izina ryawe nirihabwa icyubahiro kandi ndagushimye kubw'iyicano inyuraho imbaraga z'Imana imbone y'Imana mu bantu bayo uko igenda Imana ishimwe Dobine staye gide vodrere turagushimiye kuko uyu mugamba ari uwawe turasenze kugira ngo uzubane natwe utangirane natwe iki kiganiro hari benshi bagikurikiye cyangwa bazagikurikira bafite ibibazo bitandukanye bafite uburwayi butandukanye bafite impamvu zitandukanye zitumye batamera neza turabasengeye aya masaha iki kiganiro bagitangira kucyumva imbaraga y'Imana ikiza ibazeho kandi ikiganza cy'Imana cyuje neza kibe mu ruhande rwabo turasenze ngo utangirane natwe dushyigikire mwuka wera niwe dusabye kugira ngo adufashe muri ibi biganiro tugiye kugira n'uzabyumva wese azahemburwe nabyo mu izina rya Yesu amen ngaho tubwira icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Yego Imana ibaha umugisha kubwo kunyakira ku Irembo Ryera TV Yesu abaha umugisha. Mfite ibintu byinshi bitandukanye ndi umuhanuzi nkaba n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo njya kuza hano kuri iyi cano nabanje kubisengera rero senze mfite amakuru Imana yampaye kandi meza aya makuru Imana yambwiye ngo mbanze mbwira abantu ari ibintu abantu tumaze iminsi twibaza abantu bafite ikibazo cy'uko hariho ubuhanuzi bukomeye kandi buteye ubwoba ugasanga bitewe nuko ubundi ugereranyije n'iby'Imana idutuma twebwe nk'abahanuzi iyo tubyumva tuba twumva ari ibintu bikomeye kandi twumva bigiye guhita biza ako kanya rero byaterwa n'uwitumye hari ubivuga uko nguko ashyizemo imbaraga n'igitsure cyinshi vuga ati raje igenze gutya na gutya ariko Imana yambwiye ngo iratuma ariko ituma abantu gutandukanye yego kuko abantu babikurikire neza yatumye Yesaya ni niyo yatumye Yeremiya ariko yabatumye ibintu bitandukanye niba mu kanwa k'Imana harimo ibiteye ubwoba harimo n'ibyoroshye yatumye Yesaya iramubwira ngo mugende mubwire abantu banjye ibyururutse imitima ego iyo ngiyo rero yantumye ngo mbabwire abantu be gukuka imitima nubwo bimeze bityo Imana iravuga kandi ikavuga ibikomeye ngo ariko ifite n'ibyiza niko Imana yantumye ikindi irambwira ngo abantu benshi bafite ubwoba bw'uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2024 Imana yambwiye ngo ubwoba nibushire icyo Imana ishaka ko abantu bareka ni ibyaha icyo nicyo cyonyine Imana ishaka ko tureka icyaha nitureka icyaha 2024 igiye kutubera nziza kuruta indi myaka tuvuyemo niko Imana yambwiye ikindi Imana yambwiye ngo kandi ni igihe Imana igiye gukorana n'abantu ku rwego rukomeye abantu bamaze igihe basenga Mana mu mwuka wera Mana ndashaka impano warabisengeye ariko hari igihe tubisengera ntitubibone ukabibona utarabisengeye Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo ni igihe cyo kuzura umwuka wera bundi busha Imana igiye kuzuza abantu bayo umwuka wera Imana igiye gukora ibintu by'imbaraga mu ruhande rwa buri muntu wese bitewe n'uko arimo ashaka Imana idufashe cyane ikindi Imana yambwiye ngo kandi mbabwire ngo ni igihe umuntu wese akwiriye gutandukana n'ibintu bimaze igihe bimeze nk'ibimutwaje igitugu nshatse kuvuga ko hari ibintu umuntu abamo yagera igihe akabimenyera akavuga ngo ngewe ni nge wagenewe ibibi nta n'ibyiza byanturukaho niyo mbirebye mbabona ngewe Imana yarandetse Imana yambwiye ngo ntabwo yakuretse kandi yambwiye ngo nta nubwo yakwibagiwe ahubwo ako kantu warunyuzemo
kari akantu ko kugira ngo wongere wunge ubumwe n'Imana, kuko ngo iyo tugiye kure yayo Satani aratubona, kandi Imana ntiyaduha Satani. Amen. Imana idufashe cyane. Nabazaniye rero n'ijambo ry'Imana ririmo ubuhanuzi bukomeye, ririmo ubuhanuzi bw'umwaka cyangwa se ubuhanuzi bw'imyaka umaze iminsi unyuramo, kuko umuntu wese abona imyaka mu buryo butandukanye. Ufite uko wabonye uyu mwaka wa 2023, nanjye mfite uko nawubonye, ariko uko twabonye twese kuratandukanye. Impamvu gutandukanye ni iyi, nuko iby'Imana dushakaho bitandukanye. Amen. Bivuze ngo uko yaguhamagaye ntago ariko yampamagaye, uko yahamagaye uriya ntago ariko yaguhamagaye weho. Impamvu ngo Imana yaduhamagaye gutandukanye nuko nibyo izadutuma bitandukanye. Nibigutungura umaze iminsi ubona abahanuzi banyura imbere yawe bavuga ibitandukanye, wivuga ngo baravangiwe, wivuga ngo siyo yavuze. Imana iravuga kandi ikavugira mu bantu bayo, kandi ikavuga ibitandukanye. Imana yambwiye ngo abantu bagira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana cyane, kubera ko ijambo ry'Imana ririmo ubuhanuzi butavangiye, kandi ijambo ry'Imana iyo urisoma kenshi urushaho gusobanukirwa iby'Umwuka Wera avugana nawe, ukarushaho no kubimenya no mu buryo wabisobanurira abandi. Imana idufasha cyane. Amen. Ikindi Imana yambwiye ngo kandi nanone ikintu gikomeye kiriho nuko abantu bahagaritse imitima, ngo bahagaritswe imitima n'ukuntu bibaza ngo mbese ubukene ko bumeze nabi, ko tubona hari ibintu byanze, ko tubona hari ibiciro byuriye, ndetse n'ibyo tugenda twakira mu message atandukanye ngo ugasanga ni ibidutera ubwoba. Imana yambwiye ngo ni igihe Imana igiye kugaruka ku bantu bayo. Imana idufasha cyane. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice byaho ni 4. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 38. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Elisa akiza imboga uburozi. 38. Bukeye Elisa asubira i Gerugari. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho ubwoko bw'abana b'abahanuzi bamwicaye imbere. Arababwira ati, abwira umugaragu we ati, genda utekere aba bana b'abahanuzi, ushyire inkono ivuga ku ziko, uteke ubatekere imboga barye. 39. Umwe arasohoka ajya ku gasozi gusoromayo, ajya gusoroma imboga, ahasanga umutanga, asoromamo intanga, areka umwenda we azuzuzamo, araza azicekera muri iyo nkono batetsemo, imboga, kuko batari babizi. 40. Bahishije bararura abo bagabo ngo barye. Bakirya basanga mu mboga harimo uburozi, barataka bati, muntu w'Imana we, mu nkono harimo uburozi. 41. Aravuga ati, mu nkono harimo uburozi. Aravuga ati, nimunzanire ifu. Nuko nimunzanire ifu. Barayizana, ayinaga muri iyo nkono. Nuko arababwira ati, nimwarure murye. Basanga nta kikiri mu nkono. Imana ishimwe. Amen. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Ngo uyu muntu w'Imana Elisa yari umugaragu w'Imana. Imana yajyaga imukoresha ibintu byinshi bitandukanye. Uyu ni wa wundi wakijije umubembe, uyu mugabo witwa Hamani wari warabembye, amukiza ibibembe. Elisa rero yakoranaga n'Imana mu buryo bukomeye kandi bwagutse, ngo igihe kimwe yicaye arimo aganira n'aba bana b'abahanuzi ngo bamusuye, abwira umugaragu we ngo nahaguruke agende ngo ashire inkono ivuga ku ziko, abatekere imboga barye. Imana idufasha cyane. Bibiliya iravuze ngo hari hateye inzara. Iyi nzara ndashaka kuyiganiriza aba bantu bankurikiye ndetse bakurikiye Irembo Ryera TV. Iyi nzara ntabwo ari inzara y'imiceri cyangwa amafiriti n'ibindi bintu byose tuzi, ahubwo ni inzara yo mu buryo bw'umwuka. Abantu bafite inzara yo mu buryo bw'umwuka ku rwego rukomeye, kandi iyi nzara bafite ni Imana yo kuyibamara yonyine gusa, kuko Imana yambwiye ngo mbabwire, nubwo mu mazi igihe mufite inzara, mwabuze aho mwashirira iyi nzara, mubura aho mwahembukira, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe Imana igiye guhembura abantu bayo. Ni n'igihe Imana igiye guhembura abantu yavuganye nayo
kubera ko iki ni igihe tumaze igihe turya imboga ziroze, tumaze igihe baraceceyemo imitanga bayicekera mu mboga, twe ntitwabimenya, ariko Imana iri mu ijuru irabimenya. Niyo mpamvu igiye kuvugana namwe, kubera ko Imana igifite ba Elisa. Imana ishimwe. Ngo Elisa ngo abwira umugaragu we ngo genda utikiri inkono ivuga ku ziko, utekere aba bana b'abahanuzi imboga ubagaburire. Ngo uyu mugaragu ntiyateka imboga zo kwa Elisa, ntiyigera ateka imboga zivuye ibwami. Birashoboka ko kwa Elisa hari akarima k'igikoni, cyangwa se bari bafite firigo irimo imboga, bari bafite firigo irimo ibyo kurya. Ngo ariko uyu mwana cyangwa se uyu mugaragu kubwo kutumvira shebuja, dufite abagaragu batacumvira shebuja, kandi dufite abagaragu batakibasha gukora ibyo shebuja bategetse, ahubwo bagakora iby'imitima yabo ishaka. Kandi dufite n'abantu basohotse urugo bajya gusoroma imitanga ku gasozi, bamaze gusoroma imitanga ngo kuko batabareba baraza bacekeramo bagaburira abantu b'Imana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ndafashijwe kubera ko uyu Elisa we yari yizeye uyu mugaragu, kandi kumwizera ko yarazi ko ibyo amutegetse ari byo agomba gukora. Imana itugirire neza. Ngo arazi yuko ibyo amutegetse ari byo agomba gukora. Ngo arangije aramubwira ati ngaho ngwino uteke kandi ushire iyi nkono ivuga ku ziko. Niba hari inkono ivuga, Elisa yasobanuye mu mazina yayo, nuko hari n'izindi nkono zitavuga. Hari inkono zitavuga, abantu bajya bateka mu nkono zitavuga. Nukuri ubu ngewe ndi imbere y'Imana nago nabasha gusenga Imana itavuga, na nubwo nayishobora. Iyo Imana itavuga nago yamenya ko inkono irimo uburozi. Imana ishimwe. Imana itavuga ntago yamenya ko inkono yawe bayiroze, na nubwo yamenya ko basoromye umutanga ku gasozi. Ngo nicyo gitumye twebwe abasenga Imana ivuga dukwiriye kumenya ko hakiri ubutabazi buva ku Mana, kandi dukwiriye kumenya ko ubu butabazi buva ku Mana burazana n'umuti uvura ibyawe bimaze igihe biroze. Amen. Ngo Elisa amaze kubimubwira uyu muhanuzi cyangwa se uyu mugaragu, ngo asohoka urugo, ajya inyuma y'urugo ajya gusoroma imitanga ku gasozi. Ese ko bari bamutumye guteka imboga, impamvu ki yasoromye imitanga? Iyi Bibiliya ivuga ngo asoroma intanga. Izi ntanga ni imbuto z'umutanga. Ngo yasoromye ngo araza ngo acekera ngo muri iyi nkono ivuga iri ku ziko. Imana yavuganye nawe ko izakugirira neza, bacekeramo umutanga. Imana irakubwira ngo nzaguha urubyaro, bacekeramo umutanga. Imana ivugana nawe ubukwe, bacekeramo umutanga. Ndagira nkubwire ngo bacekeyemo umutanga ntabwo ari abo mutaziranye, ahubwo nabi imbere niba abandi mugendana, niba abandi musengana, niba abandi mwiriranwa muri ofisi, niba abandi b'inshuti za bugufi. Ngo kuko nibo bari bazi ko inkono yawe ivuga. Haleluya. Imana itugirire neza. Aba nibo basobanukiwe ko inkono yawe ivuga, nibo basobanukiwe amasezerano Imana yaguhaye, nibo basobanukiwe icyo Imana ivuga ku buzima bwawe, bazi icyo Imana yenda gukora, nibo bamenye uko bakurwanya. Ngo basohoka urugo ntibagiteka iby'ibwami imbere, ntibagiteka ibyo Elisa avuze, na nubwo bagikora iby'Imana yabatumye. Ngo nicyo gituma igihe cyose iyo bagerageje iyi nkono yacu bakamenya ko iri ku mashiga. Imana itugirire neza. Imana irwanirira inkono yawe ndetse n'iyangiye irwanirire, kuko dufite abagaragu barimo baza gutoba inkono yacu, bakaza guceceramo imitanga ngo kubera ko batabareba. Ariko ndagira ngo mbabwire ijisho ry'Imana rirabareba. Iri jisho ry'Imana ryabanye na Elisa ngo ribasha kumuhishurira, ndetse amenya ko inkono ivuga ishobora gusubira ku mashiga. Iyi nkono yasubira ku mashiga ikaba nzima. Amen. Ntabwo kuba ibintu byarapfuye ibikuyeho umugambi w'Imana. Kuba umaze igihe yarabivuganye nawe bitemera ntibikuyeho ko bitazemera, ahubwo umva ikintu Imana ishaka kuri wowe. Irashaka ko utaka ukaboroga. Ngo abantu b'Imana bamaze kubaruririza imboga, ngo barataka baraboroga, ngo bahamagara ngo Elisa, ngo baravuga ngo muntu w'Imana we, mu nkono harimo uburozi. Imana idufasha cyane. Imana irashaka kutaka, Imana irashaka kuyihamagara. Umaze igihe uyihamagara, umaze igihe uyibwira ngo byaranze, umaze igihe uyibwira ngo ku kazi baranyirukanye, umaze igihe uyibwira ngo batanze igihe cyo guteza cyamunara, umaze igihe ubwira Imana ngo noneho nje ndabona ibi byangombwa byarabuze. Ntago ari Imana yavuganye nanjye ngo nje hanze, ntago ariyo yambwiye ngo nje muri Amerika, ntago ariyo yambwiye ngo nje mu Bufaransa. Ahari abahanuzi bahanuye iby'amarangamutima yabo.
Taya zimini yasadrere taya binifo ne wiristaya bini wirisika ariko nyiribihe we kubera ko ari we wavuganye nawe avuganye nawe ngo nubwo baceceyemo umutanga muri iyi nkono yavuzweho n'Imana muri iri jambo Imana yakuvuzeho muri uyu murimo Imana yakubwiye kwiza gushyigikira uhura n'abacekeramo uhura n'abakatiramo iyi mitanga ubwo bayiceceyemo Imana kuko ariyo yari yabivuze. Haleluya. Iyi nkoni ivuga y'Imana Yesu enetaya zimini yase. Iyi nkoni ivuga y'Imana ntigikurwaho nuko bashizemo imitanga. Ntabwo kuba bashizemo imitanga bikura iyi nkono ku mashiga. Ntabwo yavuye ku mashiga. Ndavugana nawe ngo ntiyavuye ku mashiga. Umugambi w'Imana urakomeje kuri wowe. Iyi nkono ivuga ni nkono Imana ibasha gukurikirana no mu gihe iri ku mashiga ikayikurikirana ikavuga ngo ninjye wavuganye nawe ninjye wamubwiye iyi ndizavuka. Imana iri kumbwira ngo nkurikiranye ufite inda irengeje amezi 9 ariko Imana irambwiye ngo nukuri baceceyemo umutanga wahuye n'abagaragu bameze nk'uyu mugaragu wa Elisa ngo baceceramo umutanga ariko Imana ivuganye nawe ngo nukuri Imana igiye kuguha ibisugiye kubza hene ko tawaya sire drere ene paya zikidevo draine tayurisika. Imana ishimwe Imana igiye kuguha ibisugiye kubza niko Imana ivuganye nanjye kandi Imana irambwiye ngo nukuri umaze igihe ukuramo inda zivuyemo igihe kinini baceceyemo umutanga umunsi wa mariage yawe baceceyemo imitanga wibwiye ko ari abagaragu muri kumwe wibwira ko ari inshuti wibwira ko ari abavandimwe ariko Imana ivuganye nanjye ngo uwo mutanga baceceyemo Imana igiye kunagama agafu. Haleluya. Iyi fu y'Imana ikura uburozi mu nkono. Iyi fu y'Imana ikuraho inzingo. Iyi fu y'Imana ikuraho kugumirwa. Maze iminsi mbwira abantu ngo ntabwo hagumirwa abakobwa gusa. Nabonye abasore bagumiwe ukagira imyaka 40 uwumva nta n'igitekerezo cyo kubaka urugo ufite. Uko nako nukugumirwa hari abaceceyemo umutanga Imana ije gukuramo uwo mutanga. Nanone kandi Imana irimo irambwira ngo dore umaze igihe waragiye mu gihugu cya Canada ngo kandi wagiye uvuganye n'Imana ngo ari kumva uko byagenze wabuze ibyangombwa nabugiye ngo nubu uracifata nk'umuntu w'impunzi uraho ku gasozi nta adresse ufite uribaza ngo mbese ngaruke mu gihugu cyangwa singaruke. Imana irambwiye ngo nukuri uwo mutanga Imana iziye kukura. Uzi ko wahagurutse ariko ugahaguruka bacekeyemo umutanga. Uzi ko wahagurutse ariko ugahaguruka inshuti ziguherekeje na babandi wabivuganye nabo bacekeyemo umutanga bavuga ngo aragiye ariko ntazaturuta ariko umva iki Imana ivuganye nawe. Imana ivuganye nawe ngo nigihe Imana iguhaye ibyo byangombwa kandi nigihe Imana iguhaye adresse kuko ubu ngubu ntayo ufite abantu bagufata nk'uri hanze bagufata nk'umuntu wahiriwe ariko we ngo amarira akumereye nabi urara wifungiranye ukirirwa wifungiranye nta kazi urabona ariko Imana ivuganye nawe ngo ije kunagamo ifu muri izo mboga zawe. Imana ishimwe. Hene paya zire dotaya wirisikaze nemene yasadrere kandi Imana nyiribihe ivuganye nawe ngo dore uri mu Budage. Imana ikugirire neza. Imana irambwiye ngo nukuri watatanye n'abana bawe mwaratatanye waraziye isezerano ryo gusohoka igihugu cyangwa kuba mu bihugu byo hanze rirasohora ariko ufite agahinda gakomeye wabuze uburyo wakongera guhura n'iyi miryango wabuze uburyo uhura n'umugabo wabuze uburyo wongera guhura n'aba bana. Imana irambwiye ngo igiye kubyikorera. Irambwiye ngo nukuri Imana inazemo ifu igiye gukuramo uburozi mu mboga zawe. Amen. Uzi ko uburozi baboga zikarura imboga zikarura kandi zari nzima imboga zatetswe n'Imana. Ijambo Imana yakuvuzeho rikagusharirira. Haleluya. Ndagira mvugane namwe kuri iri jambo Imana yavuze ku buzima bwanyu. Imana yavuganye namwe ibyiza birangije biba bibi ntago bivuze ko atari Imana yavuze na nubwo bikuyeho abo yanyujijemo ibyo ahubwo abaceceyemo umutanga ngo ntimwabamenye abaceceyemo uyu mutanga ntabwo mwigeze mubamenya. Niyo mpamvu Imana ivuze amagambo y'ubwenge iravuze ngo nigiye igiye kunagama ifu
Imana ishimwe. Imana nishyira ifu mu mboga zipfuye, izi mboga ziba nzima. Kandi izi mboga twibuka ko zitetse mu nkono ivuga. Iyo ziza kuba zitetse mu nkono y'ikiragi, ntabwo wari buzamenye uburyo uzakira, nta nubwo wari buzamenye uburyo ubu burwayi ufite buzakurekura. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ni igihe ubu burwayi bugiye kukurekura. Imana igiye guteza imiryango kukwitaho. Uzi yuko baceceramo umutanga imiryango ikakwanga, baceceyemo umutanga imiryango irakwirengagiza, baceceyemo umutanga imiryango iragusiga, nta n'ijambo wavuga ngo rigira agaciro. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ni igihe inazemo ifu, kuko iyi nkono ivuga watekeyemo ntabwo Imana yakuvanira mwaho. Amen. Ntabwo Imana yakuvanira mwaho. Imana ni inshuti yacu kandi Imana iradukunda. Tumaze igihe twibaza ngo mbese kubera iki Imana ivuga ibintu bigatinda, kubera iki Imana ivugana natwe tukabona turushijeho kubabara. Umva, ntabwo Imana ikwanga, na nubwo icyo Imana yavuganye nawe aricyo cyabaye kibi, ahubwo ibyakurwanije nibyo byabaye bibi bituma usaririrwa n'inkono y'Imana. Ariko Imana ivuganye nawe uku kwezi kwa 12, uku kwezi gusoza umwaka wa 2023 ni ukwezi Imana y'amahoro igiye gukura umutanga mu mboga zawe, ni ukwezi Imana igiye gukura uburozi mu byo yavuganye nawe. Uzi yuko kuba Imana yaravuganye nawe bitakuyeho uburozi bacekeyemo, ahubwo nyuma yuko uburozi babucekeyemo, ijambo Imana ivuze rifite agaciro. Ijambo Imana ivuze riruta andi magambo wabwiwe n'abantu, kuko ayo bakubwiye bo ntawabasha gukuramo ubu burozi. Iyaba bishoboka baba barabugukuriyemo. Ariko umva, Imana izanye risa. Haleluya. Imana iracyafite bayirisa, Imana irabafite, ntago bigeze bapfira gushira. Eliya yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo abahanuzi bose bashize bapfuye barashira, ngo ariko nanjye usigaye barimo kungenza. Imana itugirire neza uko byagenda kose. Hene paya zekede vodrere mangoya sikaya baya saya drerevo hene takuwa ya jezimeni kontrere botaya. Imana ishimwe. Hene taya zimeni yasadrere. Imana iravuze ngo dore umaze igihe uri ku gisasiro cy'uburwayi, warwaye kanseri y'amagufwa, warwaye kanseri y'amagufwa, urahinamirana, umaze igihe kinini cyane no kwigeza hasi ngo wimanure ku gitanda bidashoboka. Imana ivuganye nanjye ngo ni igihe Imana igiye kugukoraho. Ntabwo Imana yananirwa iyo kanseri, ntabwo Imana inaniwe diabete, ntabwo Imana inaniwe umuvuduko w'amaraso. Ibintu byose turwaye Imana irabitegeka bikumva, ibintu byose bikuruhije Imana irabitegeka bikumva. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana iravuze ngo ni igihe Uwiteka taya wirisire, Imana igiye kuguha akazi. Uzi yuko wize ukagira diplome, ufite masters, ufite amashuri warize, ujya no hanze uriga, uvuye mu Buhinde, uvuye ahantu henshi hatandukanye wariyongeje, ariko muri diplome bacekeyemo umutanga. Uyu mutanga baceceyemo, Imana ivuganye nawe ngo ni igihe Imana igiye gukuramo umutanga. Uzi uko Imana igiye gukuramo umutanga ikaguha akazi. 2024 umaze igihe wibwira mu mutima wawe, ubwira Imana ngo mbese iyi myaka ko mbona irushijeho kumbera mibi, 2024 bimeze ute? Imana iguhaye amakuru ataravuye ku bantu. Imana ivuganye nawe ngo 2024 Imana yirukanye ubushomeri ku buzima bwawe. Kandi Imana ivuganye nanjye ngo ni igihe Imana igiye gusubiza abantu bamaze igihe basenga, bamaze igihe bayihamagara bayibwira ngo mu buryo butandukanye, ukabona ntiza, ariko Imana iraje ni kwivuze. Imana ikugirire neza wowe ukurikiranye Irembo Ryera TV. Ndagira ngo mvugane nawe ngo Imana igiye kukwimana, kuko abantu bacekeyemo umutanga ngo uyu mwaka urangirane n'ubuzima bwawe, bacekeramo umutanga ngo uyu mwaka ubu mwaka wo gupfa ku buzima bwawe. Ariko Imana iravuze ngo Imana ikongera iminsi yo kubaho. Taya zimini yasadrere. Imana ikongereye iminsi yo kubaho, kandi Imana ikongereye iminsi yo kubaho. Ngo dore igihe cyari kigeze aho wibwira ngo mbese kubaho ko mbona bimbabaza kuruta uko napfa. Imana ivuganye nawe ngo wikigirira nabi, kandi ivuganye nawe ngo retsera ibyo wari ugambiriye ntago ari byo. Imana ikurinze kwiyahura, Imana ikurinze kwiyambura ubuzima, kuko Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo ni igihe uburozi wariye ugiye kuburutswa, kuko
Imana ije gukora operation mu mubiri wawe. Imana ije gukora ikintu kidasanzwe. Umaze igihe wiringiye inshuti zirakwanga, inshuti zikugirira nabi, nizo zakugambaniye, inshuti nizo zakwirukanishije mwako kazi. Yewe abo witaga ko ari abavandimwe nta numwe ukikwitayeho, ariko Imana ivuganye nawe ngo yakuye uburozi mwizi mboga, aba bana b'abahanuzi bakabasha kurya kuko bari bafite inzara. Imana ikuye uburozi mu byawe. Kandi Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo dore amasoko yararangije, amasoko yarazibye, inzira zose wamweragaho zari zanze, uburyo bwose wari urimo ushakamo inzira byari byanze, ariko Imana iravuze ngo ishyizeho ubundi buryo, kandi Imana iravuze ngo ishyizeho indi nzira. Imana itugirire neza, amen. Ngo nicyo cyatumye Elisa abwira umugaragu we ngo genda ushyire inkono ivuga ku mashyiga. Iyi nkono ivuga ni ijambo ryose Imana yavuze kuri wowe. Ntabwo Imana yavugira mu nkono itavuga. Inkono y'ikiragi niyo urwaye ntubimenya, nta n'inshuti bimenya, iyo ufite ikibazo ntibabimenya, ariko iyi nkono ivuga rya jambo Imana yakugambiriyeho rituma rihuruza abavandimwe bakavuga ngo tumenye ko runaka amaze igihe adafite akazi, tukwiriye kumwitaho, bagafata umwanzuro kukwitaho. Erega ubundi ntibyari mu nshingano zabo, nta nubwo byari bikwiriye. Ntabwo Imana yakuremye ngo bari bo bazakwitaho. Nubona bakwitayeho vuga uti Imana yandengeye, kuko Imana itakurengeye nta muntu wakurengera. Imana itakugarutseho nta wakugarukaho. Maze iminsi nitegereza ndavuga ngo mbese kubera iki turi mu gihe umuntu wese yumva ko akeneye gutera imbere cyane. Ndangije ndabisengera, maze umwuka ngo umuntu wese arimo arashaka gutera imbere cyane. Umwuka w'Imana arangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo uko iterambere ry'umwuka ryihuta ngo niko n'iry'umubiri rikenewe. Mureke mbabwire, mureke tugire iterambere mu buryo bw'umwuka n'iry'umubiri riri buzamuke. Twe kuzamura iterambere ry'umubiri gusa ngo iry'umwuka ridindire. Uwiteka yambwiye ngo bene abo bantu bameze bacu barimo bashaka iterambere ry'umwuka bakarizamurana n'iry'umubiri. 2024 Imana igiye kubazamura, kandi Imana igiye kubazamura. Imana yambwiye ngo igiye kubazamura ngo kuko 2024 ni umwaka uzakoreramo umwuka wera cyane, ni umwaka umwuka wera azaba afite imbaraga mu bantu be, ni umwaka ikintu bita ikinyoma kuri iyi mihanda munyuraho, kuri izi social media muriho, ahandi kwa aya macano abantu bagiye bayababariraho. Umva ijambo Uwiteka yambwiye ngo abantu bagiye baza bashaka gukira, abandi bagakurikirana cano runaka bakeneye kumva ibihumuriza imitima yabo, bakeneye kumva icyo Imana ibashaka, bakeneye kumva ese baratubwira ngo twihane, ese nirihe jambo ryahumuriza umutima wanjye agambiriye kwigirira nabi, ariko ngo akahagera hasanga amatiko, akahagera hasanga ibintu binyuranye nibyo yarakeneye. Imana yambwiye ngo ije gukora isaka. Iri saka rero forode ntago ziba ku mipaka gusa, forode ziri no kwino mihanda ya social media. Imana yambwiye ngo igiye gukora isaka muri iyi social media. Hazasigara umuntu wavuganye n'Imana. Niba waravuganye n'Imana by'ukuri ugatera kamera Imana yavuganye nawe, ni igihe cyo gukora Imana ikakuzamura. Ni igihe cyo gukora Imana ikakuzamura, ni n'igihe Imana igiye kuguha umugisha. Abantu bibwira ko byari birangiye bakabona n'icyo gihe cyo kubaho kwawe, ariko ngo ni n'igihe Imana igiye kuzimya burundu kamera zose ziriho zivuga ibintu binyuranye n'iby'Imana ishaka. Ngo ni igihe kamera zizarwara umugese, ngo ni igihe abantu bazajya bashaka icyo bazikoresha bakakibura, ngo kuko benshi babihinduye igishoro. Umuntu bugaca mu gitondo atavuganye n'Imana, ati itarigeze imubwira ati rwose uzakora iby'iyobokamana, uzajya ufasha abantu banjye bazabohoka. Hari igihe kijya kigera tukabura aho tubivugira, ariko Imana ikagushyiraho kugira ngo tuzabone aho tubivugira. Warangiza ugatangira gushyiraho ibinyuranye n'iby'Imana ishaka. Imana yambwiye ngo ibyo byose igiye kubizimya. Imana yambwiye ngo ibyo byose igiye kubizimya, kandi yambwiye ngo izakanda ahantu batazabasha gukora ngo bikunde. Uzi uko Imana igira buti kanda ku muntu agahita arangira, aho ngaho ntabwo yabura buto yakanda kamera igahita irangira, ngo umugese ukayitera kongera gukamera bikanga. Imana yambwiye ngo ni igihe abantu bakwiriye kwisuzuma bakamenya ahantu banyuranyije n'iby'Imana yavuganye nabo. Imana itugirire neza. Kandi nanone ngo uyu mugaragu wa Elisa atekeramo umutanga ngo nuko batari babizi. Uzi ko bawucekeyemo ntitubimenye, bakawucekeramo abantu ntibabimenye. Uzi ko dufite abantu barimo bakora ibitangaza baravuye gusoroma umutanga. Abantu basohotse urugo rw'Imana, bava mu rugo rw'Imana ibwami imbere,
aho batorejwe, aho bahamagariwe, aho baherewe ibyo kugaburira abantu. Bibiliya iratubwiye ngo iyi nkono ivuga yagombaga guteka, igateka imboga zigaburirwa aba bana b'abahanuzi. Ngo ariko uyu mugaragu wa Elisa niyemera guteka imboga zo kwa Elisa, niyemera gusoroma mu karima k'igikoni kari hafi aho ngaho, niyajya muri firigo ngo akuremo ibirimo, niyakora mu bubiko bw'umwuka, wa mwuka wera Imana yamuhaye. Ngo aravuga ati kuba njyewe ndakora ibitangaza ngo bemere, ntabwo ibi bintu nakomeza kubyihangana. Kuba abantu batabasha kwitura hasi ngo baboroge ngo bemere bavuga ati runaka niwe ufite Imana ikora, ntabwo nabikunda. Ngo basohoka urugo rw'ibwami, haleluya. Ngo bava mu rugo imbere mu muhamagaro bahamagawemo, ngo bajya gusoroma imitanga, baraza bacekeramo, bakora ibitangaza batabikoreshejwe n'umwami, bakora ibitangaza atari Imana yabatumye, ngo kubera ko basoromye imitanga ngo bagacekeramo abantu batabizi. Imana idufashe cyane. Ariko itangazo nkuzaniye, Imana ije kukurutsa uburozi wariye, babucekeye mutabizi urabirya. Umva ikintu gihagurukije Imana, ngo aba bagaragu bakimara kubirya, aba bana b'abahanuzi bakirya, ngo barataka cyane, ngo baravuga ngo muntu w'Imana we, inkono iri mu burozi. Imana itugirire neza. Iyi nkono iri mu burozi ukimara kuyibona, ukimara kubona ibyawe byanze, ukimara kubona ibintu byawe byose birimo byifunga utazi impamvu yabyo, taka, hamagara. Ijuru rirakuma. Imana iracyafite abantu, Imana iracyafite abantu ikoresha, Imana iracyafite abantu wahamagara bakagufasha kuyinginga, ubu burozi bukava muri iyi nkono. Birashoboka ko akazi kawe bashizemo uburozi, birashoboka ko mu rushako harimo uburozi, birashoboka ko mu rubyaro harimo uburozi, ndetse birashoboka ko muri iyi nkono ivuga harimo ibintu bitandukanye bagiye bakora. Mu kubikora ntiwabimenya, ariko Imana ikivugana nawe, iyi Imana ivuze barabimenya. Haleluya. Ntabwo Imana yavuga ngo nanirwe kuyumva. Iyi Imana ivuze nanjye yivuze ndayimenya, iyivuze ndayumva, nkamenya ko ari ivuganye nanjye. Ukimara kumvira ijwi ry'Imana kuri wowe, hamagara ijuru ryururukiye kukurengera, kandi iri juru riraza gukuramo ubu burozi. Ngo Elisa ahita ababwira ati nimunzanire ifu. Haleluya. Imana izanye igisubizo cy'ibintu umazemo igihe utazi. Umaze igihe mu ntambara zitandukanye, umaze igihe mu kaga, umaze igihe mu manza zitarangira. Imana ije guca izo manza, kandi Imana ije kurangiza izo manza. Uzi yuko hari umuntu uri muburana ufite imanza abona ko ashobora no gufungwa. Imana ivuganye nanjye ngo nukuri ntabwo uzafungwa, kuko Imana igiye gushiraho ukuri. Uku kuri kw'Imana ngo kugiye kunyura hahandi baceceye umutanga utabizi. Umutanga bajya bawucekeramo umuntu agafungwa, bacekeramo umutanga urubanza rukagutsinda kandi ufite ukuri. Ariko Imana izanyifikanagamo ukuri kwawe niko kumvikana, Imana ikigaragaza. Imana ivuganye nawe ngo urwo rubanza Imana ije kururangiza, kandi Imana ivuganye nawe ngo nukuri ubwo buriganya bumaze igihe bukugeraho, Imana ije kuburangiza. Haleluya. Imana ivuganye nawe wa mukobwa we ngo dore n'igihe kigeze, umaze igihe upfushije ubukwe inshuro enye. Niko Imana ivuganye nawe, inshuro enye upfusha ubukwe bakaguhanurira ngo noneho nuriya, bandi bakakubwira ngo nico gihe. Imana ivuganye nanjye ngumva umutanga bari barawuceceyemo, ntiwari uzi uko bigenda. Ugera igihe cyo kugira ngo ubukwe bube, mariage ibe, numenye uko bigenze, fiyanse akagenda agahita ajya ku wundi. Imana ivuganye nanjye ngumva n'igihe Uwiteka akuyemo umutanga, kandi ni n'igihe Uwiteka aje gukura uburozi muri iyo nkono utetsemo. Imana ishimwe ko twatetse mu nkono ivuga, kandi Imana ishimwe ko inkono yacu dutekeyemo itari ikiragi. Iyi nkono imenya ko bayihumanije, twahamagara Imana muri uko kukuzamura. Imana iguhaye inkoni, tapere siredra. Imana iguhaye inkoni. Iyi nkoni ngo nta muntu uzayikwambura. Imana irambwiye ngo kandi iyi nkoni nta muntu uzayikwaka, ngo kuko umaze igihe ufite itimu y'abantu bakurwanya. Ayiwe data we, ngo ufite itimu y'abantu bari kukurwanya, kandi aba bantu ngo bashizemo imbaraga, ngo baribwira ko kurwanya ngo kugiye gutuma iyi nkono iva ku mashiga. Umva ijambo Imana ivuganye nawe ngo ntabwo ikivuye ku mashiga, ahubwo iyi nkono nisubire ku mashiga. Ngo muri uku gusubira ku mashiga, Imana inazemo ifu ngo kugira iyi nkono ivemo uburozi. Ngo kandi 41 twasomye ngo bararura bararya, bamaze kwarura ngo basanga nta kikirimo. Imana ishimwe. Iyi nkono ugiye kuyiriraho usange nta kintu kikirimo, kuko Uwiteka naze
yashyizemo ifu. Kandi Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo dore Uwiteka Imana akurinze amarira akomeye. Imana ikurinze amarira, Imana ikurinze amarira, kuko ikurinze amarira y'abantu bari bagiye gucekeramo umutanga ukabura umwana mu buryo bukomeye, mu buryo bw'urupfu rutunguranye. Imana ikuyeho urupfu. Henetaya ziminiyasadrere rabini fobrayi tayi wirisika ene wiritaya zomeniyasadrere. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo nta rupfu Uwiteka rukuyeho, ngo uyu mwaka utararangira bari bagambiriye kukuriza, ariko Imana ikuye uyu mutanga mu rugo iwawe. Muri uyu mutanga Imana ikuyemo amarira menshi akomeye. Imana igiye kuguha ibitwenge. Mbonye Imana igusetsa cyane, irangije irambwira ngo ni igihe ugiye gukeberwa n'ijuru. Uko gukeberwa n'ijuru ni ugutseba. Imana ntabwo itanga nk'abantu, Imana yitanga ibiruta iby'abantu baduha. Imana ishimwe kuko mbonye ikiganza cy'Imana kimanukiye kuguha ibifatika. Imana ishimwe. Henetaya semeniyasadre taya binifo wirisi. Abantu bagambiriye kuguharabika, abandi bagambiriye kukwambika isura mbi, ariko Imana ivuganye nanze ngo nije Uwiteka agiye kukuvugira kandi ngo agiye kugusobanura. Niko Imana ivuze, kandi ngo agiye kugusobanura, kandi agiye kugusobanura. Imana ivuganye nanjye ngo nigihe agiye kugusobanura. Ubwo busobanuro nta kindi kintu cyo kurenzaho, abantu bose bazaceceka. Niko Imana ivuze. Kandi do binifo wirisire drere taya wirisika jezimeni kontrere dota. Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo dore iminsi yaribaye myinshi urimo uyihamagara. Hari ikibazo cyari kiri imbere yawe gikomeye, ngo mu ibanga ry'umwuka Imana igezeyo. Kandi niwa yasire dotaya ngo mu ibanga ry'umwuka Imana igezeyo. Imana izanye ubutabazi bwihuse. Niko Imana ivuganye nanze. Kandi Imana irambwiye ngo muri ubu butabazi bwihuse Imana igiye kuguhindurira uburyo bw'ubuzima bwagutse. Imana yambwiye ngo mbese ko hari abantu bajya ku musozi bagasenga bavuga ngo ntabwo bashaka ko ugenda ngo usohoke igihugu. Mbonye Imana iguha visa. Imana iguhaye visa, kandi irambwiye ngo nukuri gusohoka igihugu ntago bizatuma utayikorera. Imana yambwiye ngo biri mu mugambi wayo, kandi yabikubwiye kuva na mbere hose. Imana irambwiye ngo ije kubisohoza, kandi irambwiye ngo uzibuke ko icyambere kuri wowe ari ukwagura ubwami bw'Imana. Niko Imana imbwiye. Hene taya seminiyasadrere taya binifo wijese mini kontrere dotaya tari wirizi niminiyasire. Kandi Imana ivuganye nanjye ngo dore nigihe abantu bagiye guhanagurwa amarira ku maso, ariko ngo aya marira bagiye guhanagurwa ku maso ngo baramenye ntibazitware nk'abica igihe. Imana igiye kubagirira neza, ngo ariko bazuzura umwuka wera cyane. Ngo uyu mwuka wera niwe uzabasha kurinda ibyo mugiye guhabwa, kandi uyu mwuka wera niwe uzabasha kunini taya ziminiyase kurwanya ibintu byari bije kurwanya uyu mugambi w'Imana. Hene paya sire dotaya zenemene kontrere botaya wayasire. Imana ivuganye nanjye ngo ni igihe Imana igiye guhoza abantu bari kurira, ngo abantu bamaze iminsi barira baboroga, ariko Imana iravuze ngo ni igihe igiye kubahoza. Imana iravuze ngo mbese ko ari igihe Imana yavuganye namwe ngo igiye kubarengera, yarangiza ikagenda ibarengera mu buryo butandukanye buri wese ku giti cye. Ngo mbese umuntu wese yarengeye ngo nafata igihe cy'umunota umwe gusa apfukama yishime, ngo kuko Imana irarondoye isanga harabayeho igihe cyo kudashima. Ngo kandi Imana igiye kongera abo yagambiriye kugirira neza, ngo ariko kugushima kube kwinshi mu mitima yanyu. Niko Imana ivuze. Hene taya seminiyasadre taya binifo wirisika jesimini kontrere la bini wirisire dotani gode meni yasika. Imana irambwiye ngo irinze ababyeyi kurira, irinze ababyeyi kurira bari bafite abana ku mashuri. Niko Imana ivuganye nanjye ngo barinze kurira barizwa n'abana. Imana ibarinze ko habaho ikintu gikomeye cyatuma abana babatera umubabaro. Imana irindiye abana ku mashuri, kandi Imana irwanya intambara ku mashuri. Imana ikuyeho imbaraga z'umwanzi, kuko Satani yaragambiriye gucecera mu mutanga, ariko Imana ikuyemo uyu mutanga. Imana inazema ifuniko ivuganye na reta ya baya siredra heni kota wa ya jese mini kontrere bota wa ya sika jese ni yasadre. Imana iravuze ngo dore hari igihe cyageze umuntu wese akajya yibaza ngo mbese Mana uyu mwaka wa 2023 uzarangira. Imana irambwiye ngo murawurangije.
kandi Imana irambwiye ngo muraburangije. Wibara iminsi uri muri icaro ukabara iminsi ukavuga ngo ahari na mu gitondo bwatsa napfuye. Imana irambwiye ngo ntabwo ari igihe cyo gupfa, ahubwo Imana ibahaye gusoza umwaka, kandi Imana ibahaye kwinjira mu mwaka musasa. Niko Imana ivuganye nanjye, kandi Imana iravuze ngo dore ne paya siredra. Imana yongeye kumeza ibyatsi ku gasozi katari hariho ubwatsi, ngo abantu bari bameze nk'abari mu butayu barira baboroga, ariko ngo Imana itanze umwero w'igihugu. Imana itanze umwero w'igihugu, niko ivuganye nanjye. Kandi topere siredra heni wiritaya zemene kontrere botaya wayasika. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana irambwiye ngo dore Yesaya 57 magambo Imana ivuganye nawe hene kutaba yaje zimini kontrere 57 hene taya zimini yansadre hene paya wiri sire dotani gode mango yasika 57 havuze aya magambo. Haravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara, nico gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. 50 umurongo waho wa 7 Imana irambwiye ngo hari umuntu wibonaga ko agiye kumwara, hari umuntu wari urimo yireba ubwe akabona ko ari igihe cyo kumwara kuri we. Urimo urabona ibikumwaza byagutugirije, urimo urabona ibyatuma uboroga ngo biri uruhande rwawe, ariko Imana ivuganye nawe aya magambo ngo ni igihe ikurinze kumwara, ngo ni igihe ikurinze gukorwa n'isoni, kandi ni igihe Imana ikurinze guseba, ngo kandi kuko ifite umugambi ngo kugutabara, nicyo gituma utamwawe, nicyo gituma ibikumwaza Imana ibisubije inyuma, nicyo gituma ibyari bigiye gutuma ucika intege Imana ibikwambuye. Imana ivuganye nanjye ngo dore amaso yawe agiye kureba ibyiza. Umaze iminsi upfusha, urimo urapfusha ukibaza ngo niki kiri kuba. Imana ikuye urupfu mu muryango, Imana ikuye urupfu mu muryango, kuko uyu muryango wari ufite ikibazo gikomeye, ariko Imana igukuriyeho uru rupfu mu muryango. Imana itanze uburame, Imana ibakuyeho umwuka wo gukenyuka, niko Imana ivuganye nanjye. Kandi dobine style guide fodre. Imana ishimwe cyane. Jambo ry'Imana riri muri Yesaya 41 murongo waho wa 13. Umva uko Imana ivuganye nawe wowe ukurikira Irembo Ryera TV. Imana ivuganye nawe aya magambo 13 haravuga ngo kuko ari jewe Uwiteka Imana yawe, nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti amen. Imana ishimwe ngo kuko ari jewe Uwiteka Imana yawe, ngo nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwira aya magambo akomeye. Imana iri kuvugana nawe wowe ukurikiye icano, ngo nkubwire nti ndagutabaye. Imana igiye kugufata, igufata igukomeza, kandi muri uku kugukomeza suko ibyaka kujyanye hasi bitari bihari, ibyari bigiye kuguca intege byari bihari, ibyari bigiye kukwambura agaciro birahari. Umaze iminsi uvuga ngo Mana nzagira agaciro ryari muri uru rugo. Imana ivuganye nawe ngo ije kuguha agaciro, Imana ivuganye nawe ngo ije kuguha agaciro, kuko n'igihe Uwiteka Imana agufasha ukuboko, kandi uku kuboko Uwiteka gufashe avuganye nawe ngo aragutabaye. Bivuze ngo ibyari bigiye kukumwaza, n'ibyari bigiye gutuma useba birahari, ariko Imana ivuganye nawe ngo iragutabaye. Imana itugirire neza kandi Imana ibafashe cyane. Imana irambwiye ngo mbabwire 2024 nta yindi nzira Imana ishaka, nta bundi buryo Imana ishaka munyuramo uyu mwaka kugira ngo muhubemo neza. Ni umwaka wo kongera ibihe byo gusenga, niko Imana ivuze. Ni umwaka wo kongera ibihe byo gusenga, kandi ni umwaka wo kuzura umwuka wera. Ntago ari umwaka wo gusengera mu mubiri ngo tujye twirirwa dusenga ngo dusenga Imana itavuga, dusenga Imana idatanga amakuru. Iyo Imana itanga amakuru nshuti yanjye, iyo Imana itanga amakuru ikakumenyesha ibiri imbere yawe, iyo Imana itanga amakuru ikakubwira ibintu byenda kukubaho, kandi iyo Imana itanga amakuru ikanyuranya n'ibihe. Yagiye inyuranya ibihe mu gihe gikomeye cyane, ikagenda ibinyuranya ku bantu batandukanye. Nawe tekereza hashize hawe, subiza amaso inyuma, wibuka ibintu Imana yakurinze, wibuka akaga Imana yagukuyemo, tekereza impfu Imana yakurinze, tekereza agisida Imana yagukuriyeho uko zingana, tekereza ibyakakwishe, uburyo wagiye uhura nabyo. Wahuye n'amabandi kenshi niyakwica, kandi byari ngombwa nibyo bagushakagaho wari ubifite, ariko Imana ivuganye nawe ngo 2024 Imana ihakwinjije kugira ngo ube umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo, kandi ube umugabo nyamugabo wo kwemeza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nta wundi muntu uzayikwemerera Imana yawe, ahubwo wowe ukwiriye kuyihamya mu gihe cyose, ahantu hose uri, mu buzima bwose urimo. Hamya Imana, kuko Imana ije kugirira neza abantu bayihamirije, ije kugirira neza
neza abantu batayikojeje isoni. Imana ije kugirira neza wowe urimo ureba iki kiganiro. Imana ije kugukura ahantu hameze nko mu gahuge wari urimo, wari ufite ibintu bikujagaraje, wari ufite ibintu birimo bigukurura bikujyana wibaza mu bicuku bya nijoro. Uraryama ukumva uri kure cyane, uraryama ukarota abantu bapfuye ne payazi kide vodre. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ni igihe Imana igiye kugutandukanya n'izo karande. Ni igihe Imana igiye kugucira iyo migozi ya karande imaze igihe kugenda, umaze igihe utera imbere, watera imbere wajya kugera aho ugera ugasubira inyuma numenye uko bigenze, ukamera nkaho ari uguhanantuka muri etaje, ukamanuka mu rwobo runini cyane rukomeye, ukagira gusubira inyuma kwiterambere. Imana ivuganye nawe ngo hari imyuka ya karande yari imaze igihe kugendaho, Imana ije kugucira karande. 2024 emerera Imana izibane nawe ngo kuko ni igihe Imana igiye gucangura ibintu bimaze igihe byaragucanze. Ni n'igihe Imana igiye gushyira ku murongo ibintu byawe bimaze igihe bidafite umurongo ngenderwaho. Imana ije gutanga uburyo n'icyerekezo. Imana ikugirire neza kandi topere siredre. Imana yo mu ijuru iravuze ngo igiye gutanga urubyaro. Wowe unkurikiye, Imana igiye gutanga urubyaro. Imana ivuganye nawe ngo ikuyeho umwuka w'ugumba. Imana ivuganye nawe ngo imyaka bayine nta niyavuyemo, nta niyo wigeze utwara, dore ngo wari ugeze igihe urugo ngo urusohokemo. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ni igihe Imana igiye kuguha gutwita, kuko ni igihe Imana igarutse ku bantu yavuganye nawe. Kandi ngo ni n'igihe Imana igiye kugaruka ku muntu wese wabaye maso akarinda ibyo Imana yavuganye nawe, akabibungabunga umwuka wera akaba mwinshi muri we cyane. Imana igiye gukora iby'ubutwari. Niko Imana ivuganye nawe. Kandi dobini stai gide vodre. Imana iravuze ngo dore igihe cyari kigeze, umwaka ukaba mugari cyane, ukibaza ngo mbese iyi minsi isigaye ko mbona itinda gushira kubw'ibigeragezo wari winjiyemo. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ni igihe Imana ije kuguha imbaraga zo kwinjira mu mwaka wa 2024 nta munkanyari, nta gahinda, nta mubabaro, nta kwisubiza ngo mbese urimo wibaza buri kintu cyose ukisubiza. Imana itanze uburyo ku buzima bwawe. Niko Imana ivuganye nawe. Imana ikugirire neza uwo ukurikira Irembo Ryera TV. Yesu aguha umugisha kandi Imana y'amahoro ikomeze kukwitaho. Yesu nabane namwe kandi turabakunda cyane. Amen. Yego, nimero yanjye ni 078 91 22 425. 078 91 22 425. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu rifite imbaraga, turagushimiye kuko wowe uri umunyembaraga. Iyo umenye ko inkono yagiye mu burozi ubasha kubukuramo. Uyu mutanga bawucekeyemo wowe twebwe tutabizi, wewe wabimenye uri mu ijuru. Utanga uburyo ndetse n'umuti uciye muri Elisa. Uyu mutanga ubu bwoko bwawe bwari bwaragize mu mivugire yabwo, mu mikorere yabwo, mu buzima bwa buri munsi. Uyu mutanga bari warinjiye mu byabo, ariko mu izina rya Yesu mu butware duhabwa n'ijuru, iyi mitanga ivuyemo kubw'imbaraga zawe, kubw'ubutware bwawe ndetse no kunesha. Nyemerera cyane ubwiye imitanga ivuyemo ubu bwoko bwawe ubuhe gutunga imitima inyurwa, kandi ubuhe gutunga imitima ishima. Ubwo natwe tuzaba tugushima kudukuriyemo iyi mitanga mu nkono ivuga, ntabwo uburozi bugumamo. Nicyo gitumye ubu bwoko ubukuriyeho iyi mitanga imaze igihe yari bagoye. Urakoze kuko ubanye natwe muri iki kiganiro. Sengeye buri muntu wese ugikurikiye ndetse n'uzacyumva azahabwa umugisha n'Imana, kandi amaboko meza y'Imana azabe mu ruhande rwe. Uko kwifuza kose abari kumuzira, kandi umuntu wese ubabaye ashira umubabaro acumva iki kiganiro ahemburwa n'ijuru, kandi imbaraga y'Imana ikora imirimo n'ibitangaza iherekeza iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen.